ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Isengesho ryo gutangira inama. Bikira Mariya Mutagatifu, udusabire ndetse wibuke n'abana b'isi yose, by'umwihariko abana bari mu bibazo. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Bakunzi ba Patisi TV, tubaye ikaze mu kiganiro cyacu mumenyereye, nimureke abana bansange. Muri iyi minsi tugiye kubaganiriza ku buzima bwa Pawulo intumwa. Haguruka ugende usige bose, haguruka ugende usige byose, haguruka ugende aho nzakohereza, ni wowe ntore yanjye. Irangamuntu ya Pawulo. Pawulo ni muntu ki? Pawulo ni intumwa y'Imana na Kristo. Pawulo yavutse agana mu mwaka wa 5 nyuma ya Yesu Kristo. Pawulo yavukiye i Tarisi mu mujyi uri mu majyepfo ya Turukiya, ku cyambu gikora ku nyanja hagati y'ubutaka. Pawulo ni umuyahudi, umufarizayi, akagira n'ubwenegihugu bw'Abanyaroma. Pawulo yarerewe i Yerusalemu mu nzu y'ababyeyi be. Pawulo afite izina ry'Iriyahudi Sawuli, ariko Abagereki n'Abanyaroma bakamwita Pawulo. Pawulo ni wo mu muryango wa Isirayeli. Pawulo ni umuhebureyi ukomoka ku Bahebureyi mu nzu ya Benyamini. Pawulo ni umufarizayi mu byerekeye amategeko. Pawulo ni umuntu wize ibyerekeye iyobokamana cyane. Pawulo yabaye umwigishwa Gamaliyeli, yamutoje kwita ku mategeko y'abasekuruza. Pawulo yarasomye ibitabo byo mu Isezerano rya Kera anabisobanukiwe cyane. Pawulo yari afite umwuga wo kubaha amahema. Mu busore bwa Pawulo yakomeje kurwanira ingoma y'Imana. Yakundaga gusengera mu ihekaru. Nk'umuyahudi mwiza, hari amategeko yagombaga gufata mu mutwe. Isiraheli, tega amatwi. Uhoraho Imana yacu niwe Nyagasani wenyine. Urakunda Uhoraho n'umutima wawe wose, n'amagara yawe yose, n'imbaraga zawe zose. Amategeko nguhaye uyu munsi araguhore ku mutima. Pawulo yari akomeye ku mategeko yo mu Isezerano rya Kera, ariko ataramenya ko Kristo wapfuye akazuka, niyo mpamvu yatotezaga abayobotse kuri Kristo. Ihinduka rya Pawulo. Uguhinduka ni intangiriro ya buri mukristo wese, ni nayo nyigisho y'ibanze y'Ivanjili ya Nyagasani. Dufite gahunda yo guhinduka. Ijambo ryadusobanurira neza uguhinduka. Ni uguhindukira, ni no guhindura imyumvire, imitekerereze ndetse n'imibereho. Umunsi umwe Pawulo ari mu nzira agana i Damasi, agiye gufata no gufunga abakristo b'uwo mujyi. Nuko Yesu ubwe aramubonekera. Kuva ubwo Pawulo yahindukiranye umutima wo kugira neza. Mbere yari afite ishyaka ryo kugira nabi kizira Kristo. Yahindukiranye imbaraga zo kwirwanira ishyaka. Mbere yo gutangira urwo rugendo rwo guhinduka, Pawulo yabaye impumyi, akenera abamurandata, ananirwa no gufungura. Ibyo byamubayeho si igihano, si indwara, ahubwo umutima urimo ubugome, umutima urimo icyaha, uri mu mwijima, w'icuraburindi ntubona. Ubwiza bwa Nyagasani bwamurikiye Pawulo, abona neza umutima we, ugaterwa n'ubwoba n'umwijima yari arimo, atangira urwo rugendo rushya. Ibyivugo bya Pawulo. Nyamara ku bwanjye ndahamya yuko amagara yanjye bwite ntacyo amariye. Icyangombwa ni ukurangiza isiganwa ryanjye n'umurimo Nyagasani yanshinze wo guhamya inkuru nziza. Siniteguye kuba byonyine, ahubwo niteguye gupfira i Yerusalemu mu izina rya Nyagasani Yesu. Nahawe ingabire n'Imana yo kuba umugaragu mu mahanga, nicyo gituma nshobora kwirata muri Nyagasani ibyo nkorera Imana. Nta kindi nashatse kwibandaho usibye kubamenyesha Yesu wabambwe ku musaraba. Kuri iyo mpamvu nicyo gituma nigira umugaragu wa bose kugira ngo nigarure benshi muri bo.
nta kindi nashatse kwibandaho usibye kubamenyesha Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Kuri iyo mpamvu nahisemo kwigira umugaragu wa bose kugira ngo nigarure benshi muri bo. uko ndi kose mpitesha ingabire y'Imana kandi iyo ngabire ntiyambayemo impfabusa. kandi koko imbere y'Imana turi impumuro nziza ya Kristo, ubwo hagati mu barokorwa no mu bacibwa. Ndi umuswa koko mu byo kuvuga neza, nyamara sindiwe mu by'ubuhanga. Njyewe wagenwe ku munsi wa 8 nkaba umwisiraheli, umuhebureyi n'umufarizayi, ku byerekeye amategeko, ku byerekeye umwete natoteje kiliziya, naho ku byerekeye ubutungane bukeshwa amategeko siminyuka. Kubera we nemeye guhora byose no kubyita umwanda kugira ngo nunguke Kristo. Si ukuvuga ko ibyo byose nabigezeho, ahubwo ndatwaza ngo nsingire Yesu Kristo, mbese nk'uko nawe ubwe yansingiriye. Urugamba rwiza nararurwanye, intambwe nagombaga kwirika narazirangije, ukwemera nagukomoyeho, niyo dore ikambere n'intungane riranegereje. Icyo bitwigisha nk'abana bo muri Enfance Missionnaire, bitwibutsa ubutumwa bwo muri Enfance Missionnaire, twigisha ivanjiri abandi bana nka Pawulo Ntumwa, ndetse natwe abana bose babatijwe dusaba kuba inshuti za Yesu zimwamamaza muri bagenzi babo.